Bakunzi ba Olives TV Show turabasuhuje mu twumvira hose mu bice bitandukanye by'igihugu abari mu majyaruguru, mu majyepfo, burengerazuba, iburasirazuba ndetse tutibagiwe n'umujyi wa Kigali. So uyu munsi wa none ndagira ngo dukomeze tuganira ku gitabo cyacu The 48 Laws of Power cya Robert Greene, aho uyu munsi tugiye kugaruka tuganira ku itegeko rya kabiri. Itegeko rya kabiri ryabanjirijwe n'itegeko rya mbere, kandi murabize ko tuzagitwara ku murongo nk'uko nayo basezeranyije ku itegeko kurindi. So uyu munsi wa none rero making sure ko wakoze subscribe, kore share, kore comment kugira ngo dukomeze kujyana tubashe no gusangiza abagenzi bacu ibiganiro byuje ubwenge ndetse n'ubwiza tuba twabashije kubona ku uyu muyoboro wacu wa YouTube. So uyu munsi wa none rero itegeko rya kabiri mu gitabo cya Robert Greene yise The 48 Laws of Power. Robert Greene agira ati, never put too much trust in friends, learn how to use enemies. Ntuzizere inshuti cyane, iga gukoresha abanzi. Mu gusobanurira itegeko, Robert Greene agira ati, uzitondere inshuti zawe kuko zizakugirira ishyari zikakugambanira, zizangirika ndetse zihinduke ziyoborwe n'ubugome. Uzakoresha uwahoze ari umwanzi wawe, azahora ari indahemuka kuri wowe kurenza inshuti, kubera ko aba afite byinshi ashaka kukugaragariza. Uzatinya inshuti zawe cyane kurenza umwanzi wawe ku buryo bwo kumurema. Ahagana hagati mu kinyejana cya 9, umusore muto witwaga Michael wa kabiri yimye ingoma y'ubwami bw'abami bwa Byzantine. Mama we, umugabekazi Theodora, yari yaraciwe mu kigo cy'abayihaye Imana, naho umugore we Theodosius yari yarishwe azira kugambanira umugore we n'umuhungu we. Yishwe na nyirarume wa Michael witwaga Barnabas. Uyu yari umugabo w'ubuhanga butangaje cyane. Michael yari umwana utamenyereye ibyo kuyobora, kandi yarazengurutswe n'abicanyi ndetse n'abandi benshi bifuzaga uyu mwanya. Muri iki gihe yari akeneye umuntu yakizera nk'umujyanama we, maze ibitekerezo bye byamuganishe kuri Basilius, inshuti ye magara. Uyu Basilius nawe nta gitekerezo na kimwe yari afite ku miyoborere ndetse na politiki. Aba bombi bari barahuye mu myaka mike yari ishize, ubwo Michael yari yasuye ahorerwa amafarasi, ari naho Basilius yakoraga, akaba mwiza muri byo. Ubwo ifarasi y'agasozi yendaga gukandagira Michael, Basilius yaramukijije, maze Michael atangazwa n'imbaraga n'umurava by'uyu musore. Byarangiye amuzamuye. Michael yakomeje koherereza inshuti impano nyinshi zitandukanye bitewe nuko yari yaramutabaye. Aba bombi bahindutse nk'inshuti, bahindutse impanga, basangira byose. Nyuma Basilius yajyanwe kwiga mu ishuri ryiza ryo muri Byzantium. Uwari umuturage uciriritse ahinduka uvuga rikijyana ibwami. Michael yari umwami w'abami kandi akeneye umuntu yakizera. Ese ubwo ninde yari guha uyu mwanya wo kubara iby'ibwami akamugira umujyanama we, uretse uwari waramuhaye byose ubwo yatabaraga ubuzima bwe? Yirengagije inama bamugiraga ko Barnabas ari we nyirarume, ko ari we wari ushoboye kandi ukwiye uwo mwanya. Arabyanga, ahubwo ahitamo inshuti ye Basilius, avuga ko nubwo Basilius atamenyereye ibyo kuyobora, azabitozwa akamenyera. Basilius yahuguriwe uyu mwanya, maze afata vuba. Nyuma atangira kugira inama umwami mu bibazo byose bitandukanye by'igihugu. Bitewe nuko Basilius atari afite amafaranga ahagije, umwami yafashe umushahara we awukuba 3, amugira ukomeye, maze amushyingira umwe mu bajakazi be witwaga Angelina. Umwami yumvaga kugira inshuti n'umujyanama unyuzwe kandi unezerewe ari iby'agaciro gahambaye. Gusa ibyago byinshi byari mu nzira biza. Barnabas ubwo yari umutware w'ingabo, maze Basilius yumvisha Michael ko Barnabas ari umuntu udakwiye kwizerwa. Yamwumvishije ko uko yagambanye ngo ashyire Michael ku ngoma ari nako ashobora kuzamugambana akayimuvanaho. Maze
akambara ikamba ry'ubwami. Barisiyusi yashyize uburozi mu matwi Michael kugeza ubwo yemeye kwica nyirarume, ubuzima bwe bukahagendera. Hateguwe amarushanwa y'amafarasi, maze Barisiyusi agenda yegera Baribadasi maze amutera ibyuma byinshi bitandukanye kugeza apfuye, maze aboneraho kwisabira umwami ko yahabwa amahirwe yo gusimbura Baribadasi ku mwanya w'umutware w'ingabo. Ibyo yarabyemerewe. Amaze kubona uyu mwanya, ubukungu bwe bwari bugira hejuru, maze Michael mu bwibone bwe n'imico yo gusesagura yasabye Barisiyusi ko yamwishyura amafaranga yagiye amuha mu bihe bitandukanye, ariko Michael yatunguwe nuko Barisiyusi yabyanze. Yamurebanye agasuzuguro maze ahita abona ikosa yakoze. Uwahoze ari umuhungu witaga ku mafarasi yarasigaye afite amafaranga menshi, afite abo bafatanya mu gisirikare ndetse no muri sena. Byarangiye asa n'usigaye afite ububasha kurenza umwami ubwe. Hashize ibyumweru bike, Mikayeli nyuma y'ijoro ryo kunywa cyane yarabyutse asanga azengurutswe n'abasirikare. Barisiyusi yararebaga ubwo umwami yaterwaga ibyuma n'abo basirikare kugeza apfuye. Mikayeli wa gatatu yemeye gushyira ahazaza he mu kangaratete, yizeye ko Barisiyusi azamushimira. Mu by'ukuri Barisiyusi mbere yo kugira umutunzi akarihirwa amashuri ndetse akagira n'umwanya ukomeye ibwami, ibi bigaragaza ko yari afite byinshi byo kwitura umwami. Ariko akimara kugera ku bubasha, yagombaga kubukoresha mu kwimakaza umubano we n'umwami. Gusa ubwo umwami yabonaga ko kumwenyura kuzuye agasuzuguro guturuka kuri Barisiyusi, nibwo yamenye ikosa yakoze kandi ko ryari rikomeye. Uyu Michael mu guhereza ububasha Barisiyusi yasaga n'umuntu uri kwiremera inyamaswa kandi izamurya. Yeretse umuntu yiyegereza imbaraga maze nyuma aramwihinduka. Uwo mugabo yashakaga byose akabihabwa, gusa ntiyanyuzwe n'ineza yagiriwe maze akora ibyo benshi bakora, ubwo bibagirwa ineza bagiriwe bakumva ko aho bageze n'ibyo bageze hari ku bwabo. Ubwo Michael yabonaga ko yakosheje, ryari itararenga ngo yitabare. Gusa urukundo n'ubucuti bihuma benshi, nta n'umwe wizera ko inshuti yamugambana. Gusa kwizera inshuti kwa Michael byarangiye ubwo umutwe we wari umanitse ku gisongo cy'icumu. Mu binyejana byinshi nyuma yo gusenyuka k'ubwami bwa Han mu mwaka wa 222 mu Bushinwa, haranzwe urugomo, kumeneka kw'amaraso biturutse kuri kudeta. Kudeta imwe yakurikiraga indi. Abasirikare bahitagamo kwica umwami w'umunyantege nke agasimbuzwa umujenerali w'umunyembaraga. Umujenerali ushyizweho nawe yahitaga ashinga ubwami bwe, akiha ikamba ry'ubwami ubwe. Kugira ngo amenye ko afite umutekano, yagombaga kwica abajenerali bagenzi be. Nyuma bikomeza gutyo, hakaza kuboneka abandi bagenero cyangwa se abajenerali, ariko nabo bakica umwami n'abahungu be maze bagafata ubwami. Kuba umwami mu Bushinwa byasabaga kuba nyamwigendaho, aho wagombaga kuba uzengurutswe n'abanzi benshi. Kuba umwami zari zo nshingano ziteje inkeke mu bwami bwose. Mu mwaka wa 959 nyuma y'ivuka rya Yezu Kristo, General Chao Kwanga Yini yabaye umwami w'abami, maze yitwa Sangi. Yari azi ko benda ko bishoboka ko nyuma y'umwaka umwe cyangwa ibiri nawe azicwa nk'abandi. Ese yagombaga kubihindura ate? Akimara kuba umwami, yashyizeho igihe cyo kwizihiza ubwami bushya, maze atumira abajenerali bose bari bakomeye mu gihugu ndetse no mu gisirikare. Bamaze gusinda vino, asezerera abarinzi n'umuntu wari we wese, maze asigarana n'abajenerali be. Nabo batangiye kugira ubwoba ko bagiye kubica. Bose bagira ubwoba, maze arababwira ati, umunsi wose nawumaze mu bwoba kandi sinishimye, haba igihe ndyamye cyangwa mfungura. Akomeza ati, ese muri mwe ninde utifuza ubwami? Ninde utifuza kuba umwami?
nanone ati sinshidikanya ko mwese mubyifuza, ariko se nanone umwami ahisemo kubaha ubutunzi bwinshi n'imyanya ikomeye, ninde wabyanga? Bari basinze kandi bafite ubwoba, bahita bemera ko ari abaja b'umwami kandi ko batamugambanira. Gusa Sungi we yari afite ikindi gitekerezo. Yari azi ku buryo bwo kubaho iminsi myinshi kandi akabaho yishimiye ubukire n'icyubahiro. Maze arababwira ati, niba mwiteguye guhara ububasha bwanyu, niteguye kubahundagazaho imitungo n'ubuturo bwiza, aho muzahora mususurutswa n'abaririmbyi beza kandi mugahora mushagawe n'abakobwa babashimisha. Abari bahangayikishijwe nuko bendaga kwicwa bagatakaza ubuzima, bashimishijwe nuko bagiye kubona imitungo. Umunsi ukurikiyeho bose basinye impapuro zo kweguzwa no kwegura no kuva mu kazi, maze bajya mu kiruhuko bifitiye amafaranga. Sungi yari yabahundagaje imitungo myinshi. Mu kanya nk'ako guhumbya, yafashe ibirura byari kuzamugambanira abihinduramo itsinda ry'intama. Sungi yakoze atyo bigeze mu mwaka wa 971, umwami Riyu w'amajyepfo wari waramwigometseho nawe amanika amaboko. Mu kumanika amaboko kwe, nawe yahawe nk'iby'abandi bajenerali bose bagiye bahabwa. Nuko Riyu yatunguwe n'ibyo ahawe, maze umwami amuhereza umwanya ukomeye mu rukiko. Maze kuri uwo mugoroba amwakiriwe ngo basangire vino, ari nako bizisizaga ubushuti bushya nyuma y'igihe kinini cyo guhangana. Yagize ubwoba bwo gufata inkongoro ye ngo asomeho, kuko yatekerezaga ko yabirimo uburozi. Maze araterura agira ati, ibyaha by'umuja wawe bikwiye urupfu, ndakwinginze babarira ubuzima bw'umuja wawe, kuko sinatinyuka gusoma kuri iyi vino. Maze umwami araseka cyane, hanyuma afata ya vino ya Riyu maze arayinywa, yinanguza ikirahuri, maze ati, nta burozi bwarimo. Kuva ubwo Riyu yabaye inshuti y'umwizerwa kuri Sungi. Kuri icyo gihe Ubushinwa bwari bwarashitsemo ubwami bwinshi butandukanye buto buto. Ubwo Shieni, mwe muri abo bami, yatsindwaga, minisitiri wa Sungi yagiriye umwami inama ko akwiye gufunga abari baramwigometseho bose. Maze yafashe impapuro zigaragaza ko Shieni ari gutegura kwica umwami. Ubwo Shieni yazaga gusura Sungi, yamwakiriye neza, nawe amuha imitungo, hanyuma amuha n'agapfunyika k'impano, ariko amubwira ko aza kugafungura ubwo araza kuba yenda kugera mu rugo. Ubwo Shieni yatahaga yenda kugera iwe, yafashe ka gapfunyika yapfunyikiwe aragafungura. Amaze kugafungura, yasanze ari impapuro zigaragaza ubugambanyi bwe nuko yateguraga kwica umwami. Yatekereje ko umwami yari akwiye kuba yamwishe bitewe nuko yamwigometseho kandi yashakaga kumugambanira. Ubunigwa neza yagiriwe bwatumye ahinduka inshuti nziza kuri Sungi. Ubushinwa bufite umugani muto w'umugenurano ugira uti, Ubushinwa bufite umugani muto w'umugenurano ugereranya inshuti n'amenyo n'inzasaya z'inyamaswa y'inkazi, ngo iyo utitonze birangira uhekenywe n'ayo menyo. Ubwo Sungi yari umwami, yasaga n'inyama iri hagati y'imikaka y'izo nyamaswa arizo nshuti ze, kandi yashoboraga guhinduka ifunguro ryazo rya kumanywa cyangwa nimugoroba. Mu bwenge bwinshi, Sungi yamenye ko niyica abo bajenerali bizatuma bagenzi babo nabo bihorera, maze ahitamo kubahundagazaho imitungo myinshi, maze abigiza kure ye.
aho kwishingikiriza ku nshuti ze, Sung yafashe abanzi be abahinduramo inshuti. Inshuti zihora ziteze byinshi ku bantu, ariko umwanzi aba yiteze ubusa. Nyuma yahawe byose, kubw'ibyo nta mpamvu yo kwigaragambya. Abo bose babaye inshuti nziza za Sung. Sung yahagaritse uruhererekane rwa kudeta, urugomo rw'intambara byari byarazengereje Ubushinwa. Birasanzwe ko twese twakorana n'inshuti, gusa igihe bikenewe. Isi irakomeye, gusa inshuti nazo zoroshya ibintu. Igihe ibintu bikomeye, inshuti zifata ko zitwara nk'aho ibintu byoroshye. Ariko se ni kuki twakishingikiriza ku muntu utazi kandi ufite inshuti? Ikibazo ni uko usanga inshuti zacu tutazizi uko twakagombye kuzimenya. Inshuti buri gihe zemeranya ku bintu runaka atari uko zibyumva kimwe, ahubwo bitewe n'uko zishaka kwirinda intonganya. Bahisha ibyo batishimiye kugira ngo batarakazanya. Bitewe n'uko ukuri kwinshi kwangije ubushuti, biragoye kumenya uko inshuti yawe yiyumva. Inshuti zikubwira ko zikunda ibihangano byawe by'ubusizi, umuziki wawe, impumuro yawe yo mu myenda. Wenda bashobora kuba bavuga ukuri, ariko akenshi baba bavuga ibyo bitabavuye ku mitima. Nuramuka ukoresheje inshuti gake gake, uzatangira kubona imyitwarire yari yaraguhishe. Abantu bumva ko bakwiye ibyiza, gusa akenshi kubagirira neza bihinduka kubakandamiza. Igihe kiragera ukamenya ko wahawe akazi kuko uri inshuti atari uko wari ubikwiye. Gukorana n'inshuti ni nko kuzimurika mu isi ihinguranya ikagaragaza ibihisho. Uko umurika cyane niko ubushuti bukendera. Ku bindashima byahozeho mu binyejana byinshi bishize, kandi biragoye ko benshi babasha kunamba ku bushuti. Igihe uzaba utiteze gushimwa n'inshuti, uzatungurwa nuko izaza ikagushima. Bivuze ngo kuba inshuti yagushima ni gake cyane, niyo mpamvu bitungurana. Ikiza ni uko uzarya urimenge. Ikibazo cyo gukoresha inshuti ni uko igihe kigera zikakwambura imbaraga. Bitangira inshuti yifuza kugufasha, ariko bikarangira bwa buhanga n'ubumenyi wari witeze ubibuze, maze ugahagarara ku bucuti gusa. Mwibuke inkuru twamaze kuvugaho kera ya Michael wa kabiri wizeye inshuti ye Basilius, bikarangira imwivuganye. Akazi kose wakora kagusaba kwitandukanya n'inshuti. Ukeneye gukora akazi aho kugwiza inshuti. Uburyo bwo kugwiza ububasha ni ukumenya gusa ngo ninde wabasha kungeza ku byo nifuza kurenza undi. Gira inshuti kubw'ubucuti, ariko nibigera ku kazi uzakorane n'abahanga kandi babishoboye. Abanzi bawe nanone bagomba kukubera ikirombe ugomba gucukuramo amabuye. Ubwo Thailand wari minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Napoleon Bonaparte mu mwaka 1807 yamenye ko shebuja yari ari koheka Ubufaransa habi, yumvaga ko akwiye kweguza sebuja akamutera kudeta. Ariko nabwo yari azi ibyago biterwa n'ubugambanyi, bityo yashatse uwo bafatanya. Ariko se ni inshuti ki yari akwiye kwizera muri icyo gihe? Yahisemo Joseph Fauché, wari umukuru wa polisi y'ibanga, akaba n'umwanzi we ruharwa, ndetse wanagerageje kumwica inshuro zitandukanye. Thailand yamenye ko urwango yagiranye na Fauché rushobora kubahindukiramo kwiyunga gukomeye. Fauché nta kindi yashakaga uretse kugaragaza Thailand ko atibeshye igihe yamuhitagamo. Umuntu ufite ibyo ashaka kukugaragariza ngo akwemeze, azakora uko ashoboye kose. Byarangiye Thailand afashe umwanzuro ko umubano we na Fauché ushingiye ku nyungu zihuriweho kandi utazabangamirwa n'amarangamutima y'umuntu ku giti cye.
nubwo batabashije kugera ku ntego nk'uko bikwiye ngo bahagarike Napoleon Bonaparte, gusa ubwigomeke kuri Napoleon bwarakwirakwiye nyuma kandi abo bombi babashije guhurira kuri byinshi. Abraham Lincoln wahoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze ko uburyo bwiza bwo kurimbura umwanzi ari ukumuhindura inshuti. Mu ntambara muri Vietnam mu mwaka wa 1971 habayeho kugerageza gushimuta Henry Kissinger, ariko ababikoze ntibyabahiriye. Nyuma hakozwe iperereza maze icyaha gihamwa abapadiri bo muri Bergman Brothers 3 n'ababikira 4 mwibanga rikomeye atamenyesheje abashinzwe umutekano cyangwa urwego rw'ubutabera. Henry Kissinger yateguye inama yo kuwa gatandatu mu gitondo maze ahura na 3 mu bakekagaho kumushimuta. Yabasobanuriye ko hagati mu mwaka wa 1972 abasirikare benshi ba Amerika bari kuba baramaze kuva muri Vietnam. Byarabashimishije cyane ku buryo bamuhaye utubuto twanditseho ngo Kidnap Kissinger, ndetse umwe muri bo akomeza kuba inshuti ye mu myaka myinshi itandukanye. Ibi ntibyabaye rimwe gusa. Kissinger yagize ihame ryo gukorana n'abataremeranyaga nawe. Bagenzi be bavugaga ko yasabanaga neza n'abanzi be kurenza uko yasabanaga n'inshuti ze. Iyo tudafite abanzi dukunze kuba abanebwe. Umwanzi uturi hafi atuma ubwenge bwacu bukanguka, akadutera gukomeza kuba maso no kwitonda. Rimwe na rimwe ni byiza gukoresha abanzi nk'abanzi aho kugerageza kubahindura inshuti. Plutarch atanga urugero rw'umwami Hiero wabwiwe n'umwanzi we ko afite umwuka mubi. Umwami amaze kubyumva yabajije umugore we impamvu atigeze abimubwira. Umugore we amusubiza ko yatekerezaga ko abagabo bose bahumura batyo. Ibi byerekana ko amakosa agaragara cyane akenshi iyo tuyamenyeshwa n'abanzi bacu mbere y'uko agaragara tuyamenyeshejwe n'inshuti zacu. Mao Zedong yabonaga amakimbirane nk'ikintu gikomeye mu kugera ku butegetsi. Mu mwaka wa 1937 igihe Ubuyapani bwateraga Ubushinwa, bamwe mu bayobozi b'abakomunisiti bifuzaga guhunga intambara, ariko Mao we yavuze ko kurwana n'umwanzi ukomeye byari gutuma ingabo zabo zimenyera urugamba kandi zigakomera. Niko byagenze. Nyuma yo gutsinda Abayapani, abakomunisite babonye uburambe bwabafashije gutsinda abanationaliste. Nyuma y'igihe gito, igihe Umuyapani yasabaga imbabazi kubera igitero cy'igihugu cye, Mao yamusubije ko ahubwo yakagombye kumushimira kuko nta muntu cyangwa itsinda ryakomera bidafite uwo bahanganye nawe. Mao yigishaga ko mbere yo guhangana n'umwanzi ugomba kumenya neza ko uzamutsinda mu gihe kiri imbere. Nanone niba nta mwanzi uhari, rimwe na rimwe ushobora kumwishakira kugira ngo intego yawe irusheho gusobanuka. Umwanzi ugaragara neza afasha abantu gusobanukirwa icyo baharanira. Ntukemere kuba ufite abanzi ngo utekereze ko biguca intege. Akenshi ni byiza kugira uwo muhanganye uzwi aho kutamenya aho ikibazo gituruka. Umuntu ushaka kugira imbaraga yakira amakimbirane kandi akayakoresha mu kongera izina rye. Ishusho y'urwasaya rw'ubushukanyi isobanura ko iyo umuntu azi ko intare ishobora kumurwanya ayitondera, ariko inshuti zo kubera icyizere zishobora kugutera kutitonda maze zikagushishimura nabi. Icyakora hari igihe inshuti zishobora kuba ingirakamaro kurusha abanzi, cyane cyane iyo zifashishwa mu mirimo y'imbaraga kandi y'ibanga. Ariko ugomba guhora uri maso kuko ishyari cyangwa kutagushimira bishobora gutuma inshuti ya hafi ihinduka umwanzi ukomeye. Isomo rikuru ni uko umuntu w'umunyabwenge yungukira ku banzi be kurusha uko umupfapfa yungukira ku nshuti ze. Bakunzi ba Olozi TV Show,
aha niho dusoreje ikiganiro. Kora subscribe kugira ngo tuze gukomeza n'itegeko rya kabiri.